Amaze wenda kubaka ubundi buyobozi twaje kumenya neza ko ari umwe dusanzwe dufitanye ikibazo mu ikoti, umwe dusanzwe dufite navuga ngo ni imfungwa kuko kuva afashwe agafungwa ntabwo ikoti iramugira umwere ngo nibura wenda. Reka tubasuhuze mwebwe mukurikiye Divine Family TV. Uyu munsi twakurikiranye inama ya ADEPR Kampala aho bari barimo batora umuyobozi. Uyu munsi tubashije kuganira n'umwe mu bitabiriye inama, yatangira twibwira. Ngewe nitwa Mudahunga Jean Bosco, ndi umukozi w'Imana uyoboye umudugudu wa Misebe mu karere ka Mitiyani, district ya Mitiyani. Ikibazo cya mbere nashaka kubaza, ese inama wayibonye ute? Imyanzuro yafashwe n'inama wayakiriye ute? Inama twayakiriye neza cyane kuko tumaze iminsi mu gihirahiro, tumaze igihe kirekire twifuza ubuyobozi bw'itorero tutabubona. Ni ukuvuga ngo uyu munsi rwose twanezerewe ku nama yabereye hano i Rubari, kuko yafashe umwanzuro mwiza wo guhita ishyiraho ubuyobozi bw'itorero kugira ngo itorero rigire aho ribarizwa, rigire icyicaro mu gihugu cya Uganda. Mu nama ndakeka mwanzuye ko umuyobozi w'itorero yabaye Rugeri Nyange. Ese ni iki mwitezeho cyo ashobora kuzabagezaho ukurikije n'ibibazo byari muri ADEPR? Mbese ni iki mumubonamo ashobora kuza kuba agiye gukemura? Rugeri Nyange ni umukozi w'Imana. Rugeri Nyange aharanira ishyaka ry'umurimo w'Imana kuva na mbere hose, ndetse Karangwa atari yaza niwe wari uhagaze nk'umuyobozi. Karangwa aje arabicankaraye. Ubu rero twishimye cyane kuko Rugeri Nyange agarutse gukorera umurimo w'Imana, akawukorera muri iki gihugu, akaba ari uhagarariye itorero rya ADEPR PCIU International of Uganda. Bwana Pastor, hari amakuru ari gucicikana avuga ko haba hakozwe inama ebyiri uyu munsi. Hamwe akaba habereye inama imwe, kandi akabera indi, kandi zose hamwe zigamije gushyiraho ubuyobozi bwa ADEPR mu ADEPR Uganda. Ese ubwo tuvuga ko dufite ibice bibiri bya ADEPR, cyangwa ni gute umuturage uri hasi cyangwa umuyoboke uri hasi ari bubashe kumenya ngo ubuyobozi bwa nyabwo ni ubuhe? Kugeza uyu munsi hari abantu bagenda bihagura ku itorero, hari abantu bafite inyota y'ubuyobozi bw'itorero, akaba ariyo mpamvu abo ngabo bakoze iyo nama ntabwo bemewe, kuko abantu bemewe ni abujuje dogitirine z'itorero nk'uko itorero ribitwereka. Icya mbere, hari umugabo bita Musatuzi batwereka ngo yaba yarakoze divorce y'abagore babiri. Uwo muntu ntakwiriye, itorero ntabwo akwiriye kuriyobora, icyo ntigishoboka. Yaba yenda ari nkawe wabagiriye inama ati nimuze dukore ubuyobozi, ariko niba yabikoze ntabwo ibyo byemewe, ntawamwemerera ngo azamuyobore mu itorero rya ADEPR. Watangira twibwira. Narangizwe Beatrice Mbera Kampindu, umuhagarariye amasengesho mu rwego rw'akarere muri district. Bwana amazina ajya twibutsa, watubwiye ko amazina arinde? Amazina nitwa Narangizwe Beatrice. Beatrice, inama yo gushyiraho umuyobozi wa ADEPR ndakeka wayitabiriye. Ese imyanzuro yafashwe mu nama wayakiriye ute? Imyanzuro yafashwe mu nama yanesheje, kuko twe tumaze iminsi mu gihiragiro batubuzabuza. Rero inama ikimara kubaho bagatora Rugeri Nyange na Kayitesi Liliyoza, byatunejeje kuko twumvishe badushibijemo imbaraga, kako Rugeri Nyange ni umugabo ukunda umurimo w'Imana, ni umugabo uvugisha amazima, ntago akoresha indimi ebyiri, ni ururimi rumwe rwo guharanira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ese nkamwe nk'abantu bafatanya na Rugeri Nyange mu murimo w'Imana, ni iki mugiye kumufasha kugira ngo abashe guhangana
naba ari abantu bamurwanya. kuko njye mpagarara amasengesho mu karere tugiye gusenga Imana, dufate imbaraga zo gusenga kandi dukoreshe ukuri kandi dusura abantu kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni iki wabwira abandi bayoboke ba ADEPR baba bagukurikiye ubu ngubu bari mu Rwanda, mu Bugande cyangwa ku isi hose? Icyo nababwira ni ugukunda Imana no guharanira ukuri. Ikindi nababwira ni uko twanyuze mu mberambi, abo bakarangwa basahura itorero bakarirya tugakorera mu bihombo, ugasanga nta kintu tugezeho. Ndagira ngo abantu bakora ubushishozi bakoreshe ukuri no kuvuga amazima. Ni iki wabwira abapasiteri bavugaho amanyanga mu murimo w'Imana? Nuko nababwira ko bihana kuko Yesu agiye kugaruka, ko nta muntu imanganye uzajya mu ijuru. Urakoze cyane Beatrice. Yesu agumisha. Hano turi ahabereye inama yo gushyiraho umuyobozi wa ADEPR. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira na pasiteri, yatangira twibwira. Nitwa Revera Pasiteri Rugeri Nyange John, umushumba w'itorero rya ADEPR Pentecostal Church International Uganda. Kugira ngo umugabo wubatse, mfite umudamu, mfite n'abana. Yesu aramugisha. Pasiteri, uyu munsi twabashije gukurikirana inama, bagutoye nk'umuyobozi wa ADEPR Uganda. Ese wabyakiriye ute? Kugira ngo byatunejeje, dore ko n'ubundi twari dusanzwe turiyoboye mu gihe kuva 2021 turi kumwe n'umukozi w'Imana nyakwigendera Antoine. Ubwo rero muri aka gahe gatoya gaciyemo byabaye ngombwa ko haboneka ikibazo, dusa naho dutanze akanya gato, ariko uyu munsi wa none turumva umwami yongeye kudutera iteka kandi biratunejeje. Urakoze cyane Pasiteri. Ese mu ADEPR havugwamo induru nyinshi cyane. Ese wowe nk'umuyobozi mucyo ugiye, nicyo ugiye guhindura cyangwa abayoboke bo hasi bitega iki? Ni ukuvuga ngo ibijyanye n'ibibazo biba mu itorero rya ADEPR, ndatekereza ko kuva 2020 twari duhanganye n'ikibazo cy'umuntu winjiye mu itorero mu buryo butazwi. Biza gukomeza 2022 dutanga ikirego mu CID headquarter, kiza gukora icyo kirego, byabaye ngombwa ko baza kugikurikirana. Bigera muri 2023 ikirego kigeze ku rwego rwa DPP. Ngira ngo rero muri ako gahe gasa naho ari ako guceceka, ikirego cyari gikomeje, ndetse byarageze no ku rwego rwo koherezwa mu ikoti. Ngira ngo rero uyu munsi wa none ibijyanye n'ikibazo kiri mu itorero rya ADEPR, ikirego kiri mu ikoti, kandi nzi neza ko icyo kirego kizasozera cyangwa se bizahendera gitanze umwanzuro mwiza. Rero abanyetorero reka tubizeze intsinzi, tuzi neza ko isaha ku isaha urubanza rwacu ari rwo ruzarangiza ikibazo cya ADEPR muri Uganda. Bwana Pasiteri, akanya tuvugana hari amakuru ari gucicikana yuko haba hari ubuyobozi bwatowe bwa ADEPR. Ese ni icyo uzanye, imbaraga ni izihe zo guhangana n'abo ngabo ubwabo nabo biyita abayobozi ba ADEPR? Ngira ngo twebwe uko byagenda kose imbaraga zirahari. Cya mbere dushyigikiwe n'Imana kandi dushyigikiwe n'abantu b'Imana cyangwa se n'abanyetorero. Ukuvuga ngo rero abo twumva baba bamaze wenda kubaka ubundi buyobozi, twaje kumenya neza ko ari umwe dusanzwe dufitanye ikibazo mu ikoti, ni umwe dusanzwe dufite, navuga ngo ni imfungwa, kuko kuva afashwe agafungwa ntabwo ikoti iramugira umwere ngo nibura wenda tumenye ko ari umuntu ukwiriye guhabwa uburenganzira bwo kuyobora itorero.
rero reka nizeza abanyetorero ko uyu munsi wa none bitewe n'uko umuntu waje kwiyimika cyangwa se waje gushyirwaho kugira ngo akomeze gukurikirana itorero ari imfungwa, ndumva nta bwoba biguteye, nta kibazo gihari. Bwana muyobozi, niba atari ibanga uwo muntu uri kumumva ariko ntabwo uri kumukomozaho, watangariza abakurikirana Divine Family TV ese uwo muntu yaba ari nde? Amakuru tumaze kwakira na yuko uyu munsi habaye inama muri Kampala ariko ikaba itabereye kwa Rwanyamuzira. Cyakoze iyo nama ikaba yemeje ko Rwanyamuzira ari ukwiriye kuba umuyobozi, ntaramenya w'itorero ki, akaza kungirizwa n'uwo bita Nzabarinda Narisisi. Ngira ngo uyu munsi wa none abo nibo tumaze kumenya nk'abantu bakoze iki, bashyizweho kugira ngo bayobore itorero. Ubwo rero uyu munsi wa none ntabwo turamenya iri torero bagiye kuyobora ni irihe, dore ko Rwanyamuzira ari imfungwa. Rwanyamuzira ni imfungwa kuri 29 ngira ngo nibwo baduhaye kuzaba turimo kuburana nawe hariya mu ikoti. Ubwo rero uyu munsi wa none kugira ngo abantu batore imfunga nanjye byantangaje cyane. Ntabyumvikanisha ko bari gutora ubuyobozi buzayobora muri gereza se hari buri ko mwakomeje kuvuga cyane ko ari imfungwa, ngira ngo nawe bibonye azayoborera muri gereza kuko ni imfungwa. Uyu munsi wa none ari kuri bonde, ubwo rero sinzi ahantu bakuye icyizere cyo kumuha kugira ngo abashe kwita. Bwana Pasiteri, bwira umuntu uri hasi cyangwa umuyoboke wa ADEPR yaba uri mu Rwanda, Uganda cyangwa ku isi hose ukurikiye Divine Family TV, ni iki ugiye gukoresha cyangwa ni iki ugiye kuzana, ni izihe mbaraga uzanye, ni izihe mbaraga ufite, ni iki ugiye guhindura muri ADEPR ku buryo amakimbirane yose twitega ko ari wowe ugiye kuyarangiza? Icya mbere nizeza abantu bo mu itorero rya ADEPR Pentecost Church International Uganda n'abandi badukurikiye hirya no hino ku murongo wa Divine Family TV, ni ukuvuga ngo twebwe imbaraga turazizeye kuko dushyigikiwe n'Imana. Imbaraga twibitseho ni iz'ibyasezeranijwe, ni iz'ibyavuzwe n'Imana. Hari ijambo twibitseho twabwiwe nayo, kandi uko byagenda kose tukaba dufite ibimenyetso birenze kimwe ko Imana ariyo iri muri iki kibazo cyangwa se ihagaze muri iri torero. Ubwo rero reka mbizeze ngo isaha ku isaha intsinzi turayifite. Urakoze cyane Bwana Pasiteri. Murakoze cyane namwe. Yes,